Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenge. Mana yacu, Imana y'urukundo, tugushimiye ko duhaye umwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera abe ari gukorera muri twe, ndetse atwemeze iby'ijambo ryawe, atuyobore mu buryo dukwiriye gusohoza ubushake bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'inyigisho tugiye kwiga mu gihe kingana n'iminsi 6. Inyigisho izagaruka cyane ku kugaruka k'Umwami Yesu Kristo. Tuzibanda ku kugaruka k'Umwami Yesu Kristo, ariko ijambo ry'Imana tuzakoresha ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 24, ahereye ku murongo wa 36 kugeza ku murongo wa 44. Aho niho tuzibanda cyane. Kuri uyu munsi wa mbere rero turaza gusoma Matayo, n'ubundi aho ngaho nari mvuze 24:36, dusome no 42. Haranditse ngo, ariko uwo munsi n'icyo gihe ntaho bizi, naho haba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. 42 akavuga ngo, nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Imana aje tugirire neza. Ku byo kugaruka k'Umwami Yesu Kristo, kumenya igihe kiri exact Yesu Kristo azagarukira kuza gutwara itorero ntabwo tukizi, ngo n'abamarayika ntabwo babizi. Cyakoze dushobora kubona ibimenyetso byerekana ko Yesu Kristo ari hafi kugaruka, ariko ntawe uzi neza isanga azaba ari tariki iyi gutyo. Twese ntabwo tuzi icyo gihe zabereye, bityo rero kugira ngo duhore twiteguye. Ahari haza kuba hari igihe kiri precise, abantu bari kujya basayisha mu byaha, none cya gihe kigiye kwegereza bakavuga bati reka noneho tugende tubitunganye. Ariko ngo dukwiriye guhora turi maso, kuko tutazi uwo munsi cyangwa se igihe. Imana ifite igihe cyayo yagennye, ahubwo idusaba yuko twebwe twiboneza, tukaba nyine nk'abantu biteguye ko kugaruka, tugahora tubyiteguye ku manywa, tukabyahora tubyiteguye nijoro, tugahora twiteguye ku isaha Yesu Kristo yagaruka. Ibyo bintu bikatubamo turi bato, bikatubamo turi abantu bakuru, bikatubamo tunashaje, tugahora twitegura ngo ahari isaha ku isaha Yesu yaza. N'ubu ndi muri bisi, Yesu yaza. N'ubu ntwaye imodoka yanjye, Yesu yaza. N'ubu ndi mu bitaro, Yesu yaza. Ugahora utekereza ati iki gihe ndi mu rusengero yaza, kimwe n'uko yaza ndi mu isoko ndimo guhaha cyangwa se ndimo ndacuruza. Imana itugire neza. Mwifurije guhora uri maso. Kuba maso kuvugwa ni uguhora witeguye ku isaha Yesu Kristo yagaruka. Imana yacu tugirire neza. Reka dufatanye kwibaza kino kibazo tuti, ese impanda ivuze kuko ubu naba mbasanganira umwami Imana, cyangwa nahunga mu maso ye? Ubwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuri uwo munsi Yesu Kristo naza, ngo bamwe ngo bazahunga, ngo bagende bishe bitewe n'ibyo bazi bazaba barakoze, ubwiza bwe buzahishurwa. Wowe waba mu bahi? Donc impanda ivuze kano kanya, wumva waba mu bajya mu ijuru cyangwa waba mu bajya kurimbuka? Ko tutazi umunsi, ahari n'ubu ndimo mvuga ibi ngibi yaza, ko tutazi umunsi cyangwa igihe, ese impanda y'Imana ivuze wajya mu ijuru cyangwa wajya hari hasi? Twiriye guhora twiteguye, twahora twiboneje koko nk'abantu bazataha ijuru. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ibyo ukwiriye gutunganya, ubitunganye ubu, ubitunganye uyu munsi, kuko ejo si ahacu. None niho hacu, ejo si ahacu. Imana itugirire neza. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Murakoze. Yesu aduhana umugisha.